dukomeje kwifuriza umunsi mwiza abakristo bose ba paruwasi yacu ya Gikondo twiragije mutagatifu Vincent Paroti. Ubundi uwo munsi we wabaye ku itariki ya 22 hari kuwa mbere kubera ko hari ku mubyizi, twifuje kuwizihiza kuri uyu munsi. Kuri twebwe rero iyo twizihiza umunsi mukuru wa Vincent Paroti no kutwibutsa twese ko iyo tuba abakristo tuba dufite icyo duhamagariwe. Umuhamagaro wacu wa mbere natwe no kuba abatagatifu. Uyu munsi tukukwizihiza umurinzi wa paruwasi yacu kugira ngo natwe nk'abakristo ba paruwasi ya Gikondo bitubere icyitegererezo, tubashe kurushaho gukurikira Imana, kwitagatifuza tugendeye nyine mu murongo mwiza twasigiwe na mutagatifu Vincent Paroti. Nkuko mubona rero turi hano kuri paruwasi ya Gikondo, paruwasi yiragije mutagatifu Vincent Paroti. Uyu munsi twizije mutagatifu Vincent Paroti, umutagatifu umurinzi wa paruwasi yacu ya Gikondo. Mu gitambo cy'Ukaristiya baradusangiza ubuzima bwo mutagatifu, ariko nanjye nago nabura kwanyuramo mu buzima bwe buki. Ni umutagatifu wavukiye mu gihugu cy'Ubutaliyani, yegurira Imana, akura mu buzima bw'ubusaserdoti yitanga. Uko rero mubona iyi paruwasi yacu yahisemo kwizihiza uwo mutagatifu kubera ibikorwa by'urukundo yagiye akora. Ni kubwo uwo mwanya rero tugiye gukurikirana igitambo cy'Ukaristiya, tugiye guturirwa na Padiri Eugene Niyonzima. Rero bifurije kugira igitambo cyiza, murakoze. Umunsi wo kwiyambaza mutagatifu Vincent Paroti, umuvugizi n'umurinzi wa paruwasi yacu. Kuri uyu munsi
isengesho ryose uvuze unyujije ku mubyeyi umurinzi vise n'iparoti Imana yumva kandi ikabyakira. Tubasaba umugisha w'Imana kuri uyu munsi. Bandi twifuriza umunsi mwiza bari mukuru wacu bari provincial ndetse n'abandi b'abapadiri n'abagize imbaga y'amazamutumwa abapadiri ababikira n'abafureri n'abayaki bagize uwo muryango mumfashe ku buryo bw'umwihariko twifurije umunsi mwiza abantu bahisemo kwitwa Christian Paroti usigaye tubagize abantu tukabita ba Christian Paroti nabo nimumfashe kwifuriza umunsi mwiza. Umunsi mwiza ku bigo byacu by'amashuri hari groupe scolaire ya Christian Paroti yani Gikondo ishuri rya PFA akaba na Christian Paroti Academy naryo ishuri ryacu rya Gikondo nabo bagize umunsi wabo mumfashe kwifuriza umunsi mwiza. Imbere yacu nawe yitwa Mutagatifu Christian Paroti ndetse n'umwaka yabonye igikombe ko yabaye amagazinga umufasha kwifuriza umunsi mwiza. Hari n'ibindi bigo byinshi cyane byitiriwe Christian Paroti, hari Paroti Presse Chapiro ryacu, hari Centre Saint Vincent Paroti n'ibindi bikorwa bitandukanye abo bose tubifuriza umunsi mwiza. Maze rero mwese tubifurije umunsi mwiza uyu munsi wo kutubera umunsi w'imigisha. Twongeye tutagambira Imana tuvuze Mutagatifu Christian Paroti waragijwe paruwasi yacu nongera kubisubiramo ngo isengesho ryose uza kuvuga wisunze Christian Paroti uyu munsi Imana iraryakira. Tubifurije umunsi mwiza, umunsi w'imigisha, umunsi w'ibyishimo n'amahoro. Twifuza n'umunsi mwiza ababyeyi bagiye kubaturisha abana babo mu kitabo cy'Ukaristiya ndetse biza gukomorerwa twese imigisha y'Imana ikomokiriho maze uyu mwaka mushya dutangiye uzabe umwaka w'ibyishimo, umwaka w'amahoro n'umunezero, ubwenge bwiza bw'Imana no kurushaho kubaho kwishima mu buzima bwacu bwa buri munsi.
Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Dore amasomo adufasha guhimbaza uyu munsi. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 58 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku wa 8 no kuva ku murongo wa 10 kugeza ku wa 11. Byasomwe mu rurimi rw'Igiswahili. Umuhanuzi Izayi araburira umuryango wa Isiraheli kureka akamenyero wari warafashe ko gusiba no kwigomwa, kuko ubwo buryo umuryango wasibagamo wigomwagamo utanyuraga Imana. Uhoraho abwira umuhanuzi Izayi kugaragariza umuryango wa Isiraheli ukwigomwa nyako, ukwigomwa gukwiye gushimisha Imana. Uhoraho aravuze ati, ukwigomwa kurya gukwiye ni ukugaburira abashonje, ni ugucumbikira abakene batagira aho baba, ni ukwambika abatagira umwambaro, ni ukutirengagiza umuvandimwe wawe. Utakuwa kama bustani iliyofiwa maji. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 13 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 8 n'umurongo wa 13. Aha turahasanga cya kivugo cy'urukundo nk'uko Mutagatifu Pawulo intumwa yabigaragaje. Aragira ati, urukundo rurihangana, urukundo rwitangira abandi, ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwikuririza, urukundo rubabarira byose, rwihanganira byose kandi rukizera byose. Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mutagatifu Mariko, umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 21 kugeza ku 28. Yezu arongera kugaragaza ububasha bwe. Kuri uyu munsi arabugaragaza akiza umuntu wahanzweho na roho mbi. Arabugaragaza kandi acecekesha roho mbi zishatse kwiyerekana zigaragaza ko zimuzi. Ati, ceceka kandi uve muri uwo muntu. Padiri Eugene wadutura igitambo mu nyigisho ye yagarutse kuri amasomo. Tuyikurikire twumve neza impanuro aduha, twumve neza impamba aduha kuri uyu munsi. Igiti cyanjye n'abahagarariye nanjye mbifurize umunsi mukuru mwiza wa Mutagatifu Vincent. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bajya
muri ako kamaro bitugirira ni ugukongeza muri twebwe umuriro w'icyifuzo cyo kuba abatagatifu. Ni nayo mpamvu mu ntangiriro y'inyigisho mbanje kubifuriza kandi nanjye ndiyifuriza kugira inyota yo kuzaba abatagatifu, kandi bitangira uyu munsi. Ntugire ngo uzaba umutagatifu ari uko wapfuye, ahubwo inzira y'ubutagatifu itangira tuvutse, igasozwa nyine na wa munsi umushiki wacu urupfu, reka mwite gutyo niko mutagatifu François yajyaga mwitaga, yavuga ngo masere d'amor, cya gihe rwa rupfu tuzaza kudusura. Ni nabwo rero kujya tuvuga ngo ntabwo dupfuye, ahubwo twinjiye mu buzima, niko Tereza, mutagatifu Tereza yavuze ati simfuye ahubwo ninjiye mu buzima. Ko wabayeho mu nyota yo kuba mutagatifu, iyo yabiharaniye, iyo apfuye nyine ni ukuvuga ni nk'ijuru riba rikingutse, ngo wowe wabayeho kandi ukagendana mu nzira z'ubutagatifu, komereza nyine mu butagatifu bwuzuye, komereza kwa nyir'ubutagatifu Imana y'urukundo rushyitse. Aho niho tuba duhereye nyine. Iyo nsaba Imana mbifuriza kuba abatagatifu, nanjye nifuriza kuba umutagatifu, hari icyo mba nshatse kuvuga kandi ndakibasobanurira. Kubanza kugira icyo cyifuzo nibyo by'ingenzi, kandi ukifuza gutagatifurizwa no kwitagatifuriza aho Imana yagutumye. Buri wese aho Imana yamutumye ashobora kuhabera umutagatifu. Ntababeshye, nubwo nsigaye muri inzira zikomeye n'ingamba zikarushaho kumisha imituku, rimwe na rimwe n'ijoro rikarushaho kuba rinini, igiti cyanjye ninjiye muri ubu buzima bwo kw'Imana n'ubwa gisaserdoti, mfite icyifuzo cyo kugera ku butagatifu. Numvaga kandi ndacyabihamya, numvaga ariyo nzira yahangiza neza, n'ubu kandi ntabwo ndabishidikanyaho. Ariko burya mu nzira nyine umuntu agenda ahuriramo n'amahwa n'imitego no gushidikanya n'ibindi n'ibindi. N'aba bagenzi banjye bicaye babajije bakubwira ko nta kindi baje bashaka uretse ubutagatifu. Namwe mwicaye aho ndahamya ko nta kindi kiba cyabavanye iwanyu atari ukuza kugira ngo mwiyongeremo imbaraga zo gukomeza inzira y'ubutagatifu. Ndabasabye ntuzateshuke kuri iyo nzira, n'iyo ibigeragezo byaba byinshi, n'iyo ijoro ryaba icuraburindi, n'ingamba zamisha imituku, n'iyo imitego yaba myinshi, muzayisimbuke twikomereze tugane ijuru ry'Imana, kuko ari ryo ritubiyemo abatagatifu b'ijuru. Iyo mvuze kandi kwitagatifuza cyangwa se inzira y'ubutagatifu, mubanze munyemerere mbabwire n'umutagatifu uwo ari we, kuko hari igihe tubyitiranya cyane. Kiliziya ishyira mu rwego rw'abatagatifu abagore, abagabo, abana, ababyeyi, urubyiruko, bamwe bamaze gutabaruka, kuko ntawe Kiliziya ishyira mu rwego rw'abatagatifu akiri agihumeka umwuka w'abazima. Ese ubwo ushyize mu rwego rw'abatagatifu ari muzima, ejo se ntibakamutumita akarugundi ihene akabyuka yabakoreye ibitangaza, mwajya kumukuza mu bitabo? Niyo mpamvu abakiri bazima
kereka n'abafite impumuro y'ubutagatifu baba batarabugeraho cyangwa se kiliziya bitarabyemeza ko umuntu yaba ari umutagatifu. Ariko rero kuba umutagatifu ntabwo ari ugukora ibintu bidasanzwe nk'uko abantu bajya babyitiranya, ukabona abakora ibitangaza bimwe bashobora no gukoresha ubumaji bwabo, ukavuga ngo uyu ni umutagatifu. Oya da, ubutagatifu n'ibitangaza biratandukanye cyane. Abazi ibyanditswe bitagatifu muzi ko iyo Musa yakoraga ibitangaza n'abandi bapfumu ku ruhande rwabo nabo bagiraga bate, nabo bakoraga ibitangaza. Ibitangaza ubwabyo ntabwo bisobanura ko umuntu ari umutagatifu, icyo turacyumvikanaho. Nta nubwo abo kubonekerwa, kuko ushobora kubonekerwa Imana ikakunyuzaho ubutumwa bwayo. Ubwo ndavuga na bya bintu byateye abantu basigaye biyita abahanuzi, umuntu akabyuka yise umuhanuzi. Sinshidikanya ko Imana yanyuza mu bantu bayo icyo ishaka kumenyesha abantu, ukabonekerwa ukakubwira rwose umugambi ufite ku bantu. Ariko ubutumwa n'intumwa burya kenshi hari igihe bitandukanye. Imana ikakunyuzaho ubutumwa bwayo, ariko wamara kubutanga rimwe na rimwe ukaba wakwitwara nk'abataramenye Imana. Niyo mpamvu no kuba wabonekerwa, no kuba wabona cyangwa ukamenya ibyo abandi batabona, ibyo ntaho bihuriye no kuba uri umutagatifu. Gukora ibidasanzwe no kubaho mu buryo budasanzwe no kuba waguruka n'amababa ntacyo bisobanuye cyane, nubwo Imana ishobora kubikoresha kugira ngo ikunyuze muri iyo nzira. Ahubwo nkurikije inyigisho n'imyumvire ya Mutagatifu Vincent Paroti twizihiza uyu munsi, umutagatifu ni wa wundi umunsi ku wundi uharanira gukora icyo Imana ishaka uwo munsi n'aho Imana yagize uwo munsi. Icyo kintu muracyumva? Ku buryo urimo kwicururiza inyanya zawe aha mu isoko rya Gikondo, umunzani wawe umeze neza, cyangwa se wakumva ushidikanya ukabaza Imana uti Mana ko numva mfite ikigeragezo cyo kumuha ibituzuye, ari wowe uhagaze hano mu kanya kanjye wabigenjeje. Hanyuma Yesu ubashijeho yahita akubwira ati yewe ubutungane bwanjye namukorera icyo Imana ishaka. Icyo Imana ishaka ni uko namuha ibyuzuye bimugenera ibyo yaje ashaka, aho kubifungura mu bintu bisanzwe. Icyo waba ukora cyose ukabaza Uhoraho, ukabaza Yesu uti Yesu, uramutse uri mu mwanya wanjye urimo guca urubanza, ndavuga umucamanza ushaka kugera ku mutagatifu, kuko nabo bamugeraho. Mana Yesu nyir'ubuntu ari we ugiye guca urubanza warugenza ute? Yesu akakubwira ati narama, uri mu kuri nkamurengagura, uri mu kinyoma nkamubwira ko ari mu kinyoma. Uwo ni Yesu nagenza gutyo, akaba kurinze ikigeragezo cyo kuba wacu kubanza. N'iyindi mirimo yose Imana yadutumyemo, tugahamagara Imana igaturana natwe, maze ibyo dukora byose tukabanza kuyibaza ngo Mana muri uyu mwanya wanjye wakora iki? Ikakubwira ugushaka kwayo. Kuko abantu bagendera mu nzira y'ubutagatifu bakaba mu bintu bisanzwe, nta bitangaza bakora, nta bidasanzwe bakora, ariko ibyo bakora babikora mu buryo budasanzwe, kuko abandi bica umunzani wowe ntuwica, kuko abandi bajya ruswa wowe ntuwica, kuko ahandi babera wowe ntubera, kuko ahandi abandi barenganya wowe nturenganya, kubera ko wamenye Imana. Uko kuba mu bintu bisanzwe ariko ukabibamo mu buryo budasanzwe, iyo ni inzira ikomeye cyane y'ubutagatifu, ku buryo ubayeho gutyo mu by'ukuri mu iherezo ry'ubuzima bwawe
bya bitabo Imana ibibizi n'abantu baba babizi ko wabayeho gushaka kw'Imana. Kuba umutagatifu ni ukubaho nk'uko Imana ishaka, ni ukumenya ingendo y'Imana no kumenya ingiro y'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo birenze aho rero, buryo umwana yiga no muri pirimeri, yiga mu mashuri abanza, akiga mu yisumbuye, akazagera no muri za kaminuza. Iyo urwego rw'iyo nzira yo kugendera mu buryo budasanzwe, kubaho mu buryo busanzwe, mu bintu bisanzwe, mu buryo budasanzwe, noneho abateye intambwe biga no gukunda. Gukunda atari bya bindi by'amabwira imbeba injangwe zikunda imbeba ngo zikunde zizirire, cyangwa se abana bakunda imineke ngo bakunde bayirye, cyangwa se iby'ubu byateye ukunde ukuntu ari uko hari ibikeneyeho. Ni naho rero isomo rya kabiri twumvise uyu munsi ryatubwiye uko abakataje mu butagatifu babaho. Abakataje rero mu butagatifu babaho bamurikiwe n'ijambo ry'Imana rimwe twumvise mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorenti umutwe wa 13. Babaho babeshejweho n'urukundo. Urwo rukundo rumeze gute? Rwa rundi rwihangana, rwa rundi rwitangira abandi, rwa rundi rutagira ishyari, rwa rundi rutirarira, rwa rundi rutikuririza cyangwa se ngo rukore bidahwitse. Iyo umuntu yamaze kwinjira rero muri izo nzira, aba koko yatangiye kwinjira mu nzira y'ubutagatifu, kuko umutagatifu nyawe abeshwaho n'urukundo. Muti padiri wikabya n'uyu ntawe, muti mwabonye umuntu ubaho adashobora gucika intege ngo ananirwe kwihangana? Mwabonye umuntu ubaho atagira ishyari ndetse ntanyuzemo ngo yirare? Muti padiri mwabonye umuntu ubaho adakora ibintu bidahwitse, cyangwa se ngo agire gutya arondera karake akanyuza abana be, akanyuza umugore we cyangwa umuryango? Muti uwo muntu ntabaho. Nanjye ntuga mu ryanyu mbabwire ngo uwo muntu ntabaho. Sinzi niba ushobora kumbwira umuntu umara umwaka nta gashyari karazamuka ku mutima we. Namwe babyeyi bacu badamu bajya bavuga ngo reka no kubivuga, mwabagabo bakazamura abandi mu ntera, bagasohoka kuri yero pepa, umaze imyaka 10 utegereje agashyari kazamuka. Uwo muntu abaho. Bagatanga igihembo cya korali yabaye iya mbere, izindi zikurikiyeho zikaba amashyi mu mutima ntihagire akantu kazamo. Izo korali ko zaba ari iz'abamarayika, zaba ari iz'abamarayika ndakurahiye. Nahamya ko rero nibyo, nubwo ari ikimenyetso cyangwa se ari inzira y'abatagatifujwe, twebwe tuyibamo nk'abakandida. Ni ukuvuga ngo iki? Tuyibamo tugenda rimwe na rimwe, tugatera intambwe tuba tubyuka, tugatera iyindi tukagwa tukongera tukabyuka. Uyu munsi nkagira agashyari, ariko ejo nkongera nkavuga ngo Mana kangize. Ejo nkananirwa kwihangana, ariko nkongera nkabwira Imana ni rwose mpa kwihangana nk'uko nawe wihanganye. Urwo ni rwo rugendo rw'abatagatifujwe. Tugwa tubyuka, dutsindwa tukongera tugahaguruka tukarwana, maze umunsi umwe tukazisanga twarageze mu bikingi by'amarembo y'ijuru. Naho wambwira ko yaba atagira
n'ishyari, akabaho yihangana ibihe byose, akabaho yumvira ibihe byose, aho ngaho tukaba tugiye kubeshya abantu. Ariko aha ngaha agomba no kurwana urugamba, kuko Sekibi nawe aba aregereje. Iyo aba atangiye kurwanya ishyari, araza akakubeshya, agahindura imvugo niko asigaye akora, akakwereka uburyo ishyari ryabaye ishyaka, nawe ukavuga uti ndarwanya ishyaka, kandi urarwana n'ishyari ryakurenze. Akakubuza kwirarira, akabona urabirwanya icyo cyaha cyo kwirarira no kwiyemera no kwibuza, akaza akavuga ati baransize ndi, akazana akandi gaterimi keza, akavuga ngo ntabwo bikiri kwirarira, ntabwo bikiri no kubeshya, ubu byabaye gutwika. Mba wabo uratwika, uretse ko no gutwika byaba icyaha, ariko Sekibi yagucishijemo agatego ngo akumvishe ko kubeshya bitari icyaha, ngo akumvishe ko kwirata bitari icyaha, ngo akumvishe ko kwirarira bitari icyaha, ahubwo byahindutse kugira gute? Ngo nitwikira gusa. N'abapadiri basigaye batwika, baratwika, niba ngo bazamuka, niba barangiza bakamanuka, ntumbaze uko bigenza. Ariko urumva tuba twaguye mu mutego mubi wo gufunga icyaha, kuko Sekibi aho adufatira araza akatwereka ko icyaha atari icyaha, akacyita irindi zina, ubundi tukagikora twumva ari uburyohe gusa. Aho niho hadutegera rero. Abari mu nzira y'ubutagatifu rero bamenya no gutegura imitego, maze umunsi ku wundi watsinda umutego, ejo ukazongera ukarwana n'undi, uko ako batagatifu babaho. Kuba umutagatifu si ukutagira ubwami. Umuntu wenyine muri iyi si tuvuga ko wabaye atagira ubwami ninde? Ni umubyeyi wacu. Hari n'undi wabayeho nk'umuntu uretse kugira icyaha, uwo ninde? Yesu Kristo. Nsoza rero iyi nyigisho, nagira ngo noneho ngere no ku Ivanjiri ikitubwira, byumvikanye n'amagambo ya Vincent Paroti nawe uko abitwigisha. Ivanjiri y'uyu munsi mu kutwereka inzira yo kugana ubutagatifu, iratwerekamo ibintu bibiri by'ingenzi nshaka kubabwira kugira ngo tubyiteho. Yesu agira gutya mu nzira ye nyine yo kutwereka uko tuba abatagatifu, akiza abarwayi, yirukana amashitani, akora ibintu byinshi cyane, maze Sekibi bishaka kumwereka ko imuzi kandi kurusha, iramubwira ngo ariko ubundi we waje kuturimbura, ngo turakuzi umwana w'Imana. Ubona abantu bavuze ko Yesu ari nde? Ari umwana w'Imana. Ubwo shitani itangiye kwigira nziza, ngo aha Yesu abone ko baziranye, nawe kandi gacishe make. Reka maze Yesu avuga ijambo ryiza cyane, abwira Sekibi ngo cheka, mu Gifaransa abwira ngo tais-toi. Nibwo buryo bwiza bwo gutsinda Sekibi. Ni nkaho yatubwiye ati mu nzira yo kuba abatagatifu ntabwo negosiyasiyo avec le diable. Mu nzira y'ubutagatifu ugiye kunegosiya na Sekibi birangira gutsinze. Buriya nyine yaratangije umwoshyashya ngo yumve ko baziranye, akakumvisha ko nawe ajya mu misa, akakumvisha ko nawe yahawe amasakaramentu, akakumvisha ko nawe ari umuririmbyi, ariko ashaka kugira gute? Ashaka kugufata cyangwa kugufatisha. Yesu akatubwira ngo ntimukajye mujya mu mishyikirano na shitani. Nujya mu mishyikirano na shitani bizarangira kubera ibintu. Natwe tujye tubasha kubwira shitani n'abambari be ngo ceceka. Yesu avuga ngo iki? Ceceka, tais-toi. Kuko ni mu negosi yawe. Ibi rero Paroti yari azi kubikora cyane. Paroti ari umuntu utajya mu mishyikirano na shitani.
nta nubwo yemeraga ko abana be bajya mu mishyikirano na shitani, yifuzaga ko twayibwira ngo ceceka. Uyu musaza rero icyo mukundira, ntabwo yakoreshaga ibyo twita agresivite cyangwa mu guhangana kugira ngo abwire ngo shitani ngo ceceka. Abantu urugero rw'abantu mu gihe cye bari batangiye kujya bashushanya ibintu bihesha icyubahiro Sekibi, bakabimanika ku mihanda mu buryo bw'amataburo meza cyane, nka kuriya nyine dusigaye tubona kuri Facebook abantu bambaye ubusa. Icyo gihe abantu bashushanyaga amataburo bakereka urubyiruko ko nko kwambara ubusa ntacyo bitwaye. Umuporoti yabigenzaga, yafite uburyo bubiri yabigenza. Yashakaga amafaranga, abagira neza bakayamuha, akagenda akavura izo taburo zose akazivana ku isoko, yazigeza mu rugo akazitwika. Nta watutse, nta warwanye nawe, nta n'ubwo yangirije umutungo. Ari bwo buryo bwo kutwigisha ngo natwe dushobora kurwana na Sekibi tutiriwe turwana n'abantu, tutiriwe dusebanya nka bimwe byateye abantu ariko basebanya mu yandi madini, basebanya ku ma YouTube, ahubwo tukarwanira Sekibi mu buryo bwiza kandi butabangamiye abandi bantu. Paroti we n'ubundi buryo yabigenzaga, akanyura nk'ahantu bashyize igishushanyo kibi kidahesha Imana icyubahiro, akagenda akagura umwenda akagitwikira, yarangiza akigendera kugira ngo abahanyura bataza kukireba. Uburyo bwo kwigizayo imigirire mibi ya Sekibi kandi tudateje n'ubunda n'induru muri sosiyete tubamo, ni ikintu cyiza cyane. Iyindi ntwaro ari nayo yangirijeho, Paroti yaratubwiraga ngo muhore muharanira icyiza gisumba icyo mwakoze uyu munsi mu nzira yanyu y'ubutagatifu, ari cyo toujours plus, cyangwa se mu rurimi rw'igitaliyani semplifié. Uyu munsi nukora icyiza, ejo uzaharanire gukora icyiza gisumbyeho, ejo bundi wongere ukore icyiza gisumbyeho, uzajya gusaza ibyiza byarakubaye byinshi. Nitugera n'ahandi waba wa twese, yahandi abantu batanga ubuhamya ukanga kurangira atari bya bindi abantu bahimba. Ariko ndavuga ubuhamya bw'ibyiza wakoze, umwe n'ijuru yemera, umwe n'abantu bemera, Imana yaradutera ubufasha. Ngizi ntambwe naberekaga byaba mutagatifu, ngiza ise ni Paroti yanyuze bijyana mu mutagatifu, maze natwe akayitwereka ngo tuyigendemo umunsi ku wundi. Uwaduha azaba abatagatifu, uwaduha tukajya mu ijuru. Ariko mu muryango wawe, muri kominote yawe, igipimo uzamenyeraho ko wamaze kugendera mu nzira y'ubutagatifu ni uko wamaze gutangira kuba umunyamahoro. Wararetse kuba kiryana, wararetse kuba kibihira, wararetse kuba rubashana, usigaye witwa mutangamahoro, usigaye witwa amahoro mu bandi, usigaye witwa amahoro mu bantu. Iyo niyo nzira, icyo ni ikimenyetso cyerekana ko ubutagatifu bwatangiye kuhoraho. Ni nayo mpamvu tujya turirimba ngo umuntu wamaze mutagatifu rangwa n'amahoro, umwuka kumana nzima, ineza iramuranga muri bose. Umwami w'abantu Nyagasani Yesu abatagatifuze aho muri bose.
korali Saint Vincent Paroti ni korali imwe mu makorali akorera kuri paruwasi, ikaba ku buryo by'umwihariko yaritiriwe Mutagatifu Vincent Paroti. Uyu munsi rero ikaba yakoze umutambagiro w'amaturo kugira ngo igaragaze ko ishimishijwe no kwizihiza umutagatifu paruwasi yiragije n'umutagatifu korali ubwayo yiragije, aho buri wese mu bagize korali yagize ituro ryihariye atanga.
Nyuma y'igitambo cya misa, umwe mu bakristu uhagarariye abandi, Bwana Murenzi Vincent, ari nawe visi president w'inama y'Ikenurabusyo ya paruwasi, yagejeje ku mbaga y'abakristu ijambo rikumiyemo ubutumwa bukomeye bw'uwo munsi. Mu ijambo rye, visi perezida w'inama y'Ikenurabusyo ya paruwasi yagarutse ku buzima bw'abatagatifu, maze ashimangira ko umutagatifu ari umuntu nk'abandi, umutagatifu avuka mu bandi ariko ntabeho nkabo. Yibukije kandi ubuzima bwa Vincent Paroti, umutagatifu paruwasi yiragije, maze asaba buri wese cyane cyane abakristu ba paruwasi ya Gikondo kurangwa n'ubuvandimwe n'urukundo nk'uko mutagatifu Vincent Paroti yabigenje. Ku buryo bw'umwihariko yabahaye umukoro, abasaba ko ahari urwango bahashyira urukundo, ahari amacakubiri bakahashyira ubumwe, n'ahari ibintu bakahashyira ubuntu. Yibukije kandi ko mu myaka 2 paruwasi izizihiza imyaka 50 izaba imaze ishinzwe, maze asaba buri wese ko iyi myaka 2 isigaye yaba umwanya wo kongera kwisuzuma no kwitegura neza iyo yubire. Yasoje yibutsa gahunda 2 paruwasi ifite ku mutima, gahunda ya byose na bose buzima, aho buri wese, buri mukristu asabwa kwitabira umuryango remezo atuyemo, na gahunda y'isaha y'umuryango, aho abatuye umuryango, abawugize basabwa kandi bashishikarizwa kugira umwanya wihariye wo gusangira isengesho, kugira ikiganiro hagati yabo no gusangira amafunguro. Nyuma twasangira byose nk'abana bene Saint-Denis, uwarwaye tukamumenya, uwambaye ubusa tukamumenya, uwashonje tukamumenya, tugashyira hahandi ubumwe bugaragara. Ahari urwango tukahashyira urukundo, ahari amacakubiri tukahashyira ubumwe, ahari intambara tukahashyira amahoro, hanyuma tukitanga, tugatanga, tugasangira byose. Nguko nifuza ko twakwizihiza Saint Paroti uyu munsi, dufata icyemezo cyo guhinduka kandi tugeze ubutumwa ku bataje, tukababanira nk'abana ba Saint Paroti. Tugende tubwire Sekibi ngo oya, ceceka, ndakwanze. Hanyuma ubakire kuri ya 20 isaha y'umuryango, byose na bose ni isaha y'ubuzima, hanyuma dufatanyije dusenge ubutitsi. Asigaye ukomeze mugire umunsi mwiza, mutagatifu Vincent Paroti, mutagatifu. Nyuma y'ijambo rye, padiri wadutura igitambo, padiri Eugene Niyonzima, umukuru w'umuryango wa Paroti mu Rwanda, muri Kongo no mu Bubiligi, nawe yagize ubutumwa bwihariye yagejeje ku bakristu, ariko ku buryo bw'umwihariko akaba yabatangarije ko yishimira ubutumwa bukorwa muri paruwasi ya Gikondo. Vincent umunyamaguru, urugendo narigiye gukora n'icyo mbabwira yawe babwiye hafi ya byose. Wenda hari icyo yibagiwe gusa, kuko wenda atarari mu mitima yacu cyangwa atarari mu mutima wanjye. Uyu munsi wa mutagatifu Vincent Paroti niyemeje kudekarara, siko tuvuga se, ntabwo nagenda ntabivuze ko aho tugenda hose, reka nivugira aho ngenda hose, mba numva nishimye kandi mfite intewe ishema no kuba umupadiri muri paruwasi. Gusa hari icyo navuze, ukora kubabwira ko mbakunda, ko tubakunda, kuko ntabwo dekaraye byarangiye. Ibyo rero byose ni kubivugira uko bivuye ahantu atari yageze, ariko ibindi byose yabivuze agaruka no ku kintu gikomeye, ari cyo nanjye mvuga ngahita ndangiza, ubumwe bwacu. Mutagatifu Vincent Paroti yajyaga areba ukuntu abantu babana bibwira ngo bose ni abakirisitu, ariko baracitse n'igice. Hari aho yanditse mu nyandiko ze tujya dukunda gusoma mu masengesho yacu, ngo hari igihe ndeba abakirisitu bacitsemo ibice, nkibaza niba kirisitu bahamya
nawe acitse n'ibice bitandukanye, ariko akavuga ngo oya, Kristo ntaciye n'ibice, Kristo ni umubiri muzima udaciye n'ibice. Impamvu ngarutse kuri iri jambo ubwo Vincent yararikomojeho ni uko muri aka karere kacu, nuko muri iyi si yacu hanukamo icyuka cy'ubururu bwo gucikamo ibice no gushaka kw'abana b'Imana bagenda batagaranye. Dukurikije rero inyigisho ya Vincent Paroti, muramenye Kristo dukurikiye ntiyigeze acikamo ibice. Kristo dukurikiye ni umwe. Hari aho tugera wenda ntiduhuze na bamwe kwemera, ariko umurongo tugenderaho ni umwe. Aho tudahuje imyemerere tukubahira ibyo twemera, ntitwirirwe dusebanya ku ma YouTube no muri za media nk'uko abakristo bamwe na bamwe basigaye babigenza, ndavuga mu yandi madini cyane cyane badusebya. Oya, ibyo ntimukabikore. Ntabwo abakristo basebanya, Kristo twayobotse n'umwe. Niba hari ibyo tudahuriyeho no kwemera, tuzajya twubaha abandi, nabo bakagombye kutwubahira ibyo twemera, si byo se? Maze ibyo duhuriyeho mu kwemera tukabifatanya, ubundi tugakomeza urugendo ubumwe bwacu. Sekibi ntabwo ukirigita akubwira ko mugenzi wawe utagomba kumukunda kuko mudahuje kwemera, uzamubwire ngo ceceka. Nongeye gusubiyemo na Vincent yari yabivuze. Sekibi ntabwo ushorogotora akubwira ko umuntu mutareshya cyangwa mudasa ko ugomba kumwanga, ugomba kumushyira ku ruhande, uzamubwire ngo ceceka. Nihaza Sekibi kwagaza akubwira ko mutava mu gihugu kimwe, akubwira ko mutava ahantu hamwe, uwo nguwo ugomba kumwanga ukamushyira ku ruhande, ngo uburenganzira uzamubwire ngo ceceka, tais-toi, keep quiet. Uwo ni Sekibi, uzamenye ko yaguteye. Iyo bashyizemo ritme congolaise, wabona ukuntu twese tugira ati, ariko ubundi mbere ko mutabaye abambere nk'abandi. Kaya lo ritme congolais, kaya la musique congolaise, twese turabyina, ntawe uvuga ngo uyu muziki ni uwo hakurya y'umupaka. Twese turabyina tukishima. Iyo hagiye mu mushahara yawe cyangwa ikintu, ntimutege amaboko wabo, kubera ko byose biradushimisha bikakutunyura. Abazakubwira ko uwo muziki uvuye muri bivuye ahandi, tuzababwire ngo tuzavuge ngo umwuka wa Sekibi ceceka. Ubumwe bwacu turange aho turi hose, kuko Kristo dukurikiye ntabwo yigeze acikamo ibice, bibi by'amoko, bibi by'ibihugu, bibi by'indeshyo, bibi by'iki. Kristo umwe dukurikiye aragahora ari umwe muri twe iteka ryose. Amen. Muhaguruke rero duhabwe umugisha w'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Imana nyirizina y'ikuzo ry'abatagatifu, ikaba ari nayo munezero wabo, yituma imugira uruhare mu munsi mukuru wo kubahimbaza, ijya ibagwizaho umugisha wayo. Niba umugisha kandi babe guterwa inkunga nabo, kugira ngo murusheho kwitangira kwikorera no gukorera abavandimwe banyu mutiziganya. Kiliziya yose ihimbawe n'uko benshi mu bana bayo baba mu mahoro y'ijuru, aho n'Imana ibateganyirije.
Imana ishobora byose nibaha umugisha Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyana amahoro ya Kristo. Hari byinshi twakura kuri mutagatifu Vincent Paroti byavuzwe kenshi byasubiyemo, ariko ngarutse yenda cyane cyane ku byavuzwe uyu munsi ni ubumwe ndetse n'urukundo. Ibyo ni bimwe mu byo Vincent Paroti adushishikariza. Mwabyumvise padiri mukuru yabivuze, ubumwe bw'abakristo, ubumwe bw'abanyarwanda, ubumwe bw'abanyarwanda n'abanyamahanga, twese tukirinda ikintu cy'amacakubiri. Tumba ko turi abana b'Imana kandi duhamagariwe kurushaho kunga ubumwe nk'uko turangije icyumweru cyo gusabira ubumwe bw'abakristo ndetse tukawugiza no ku bandi bose. Uyu munsi rero by'umwihariko twasabaga biyagije mutagatifu Vincent Paroti bose ngo tugere ikirenge cyacu muke duharanira ubwo bumwe, ubumwe bw'abana b'Imana, ubumwe bw'abakristo, ubumwe bw'abanyarwanda, ubumwe bw'abantu, bizadufashe kurushaho kwitagatifuza no kubaka igihugu cyacu ndetse no kubaka ibindi bihugu byose. Hakabaho rero n'ikintu cya kabiri cy'urukundo, babitubwiye gusangira umugati wawe n'umushonji, kuzirikana uri mu kaga, abarwayi, abari mu mfunzwe, impunzi, abapfakazi n'imfubyi, abo bose bafite ibibazo mu buzima bwabo, twumva ko duhamagariwe kubagaragariza ibikorwa byacu by'urukundo atari ku magambo gusa ahubwo mu bikorwa bifatika. Yego murakoze. Nago twasoza ikiganiro nakubajije, hari ibyifuzo bibiri turi no mu rugendo rwo kubikora. Hari byose na bose mwisangira buzima, hakaba n'isaha y'umuryango. Ndagira ngo ugire icyo ubisanyizaho ku bakristo ba Paruwasi ya Gikondo. Murakoze. Ibyo ni intego twihaye muri Paruwasi ya Gikondo ngo zidufashe kugera kuri bwa butagatifu dushaka kugeraho. Ya mbere turavuga ngo isaha y'umuryango, kuko tuzi ko byose bitangira mu muryango. Nitugira umuryango muzima, umuryango ushyize hamwe, nta kabuza tuzabasha no kugira n'ibindi byose tubigereho kubera ko dufashijwe n'ibyo ngibyo. Hariho gahunda rero y'isaha y'umuryango, buri muryango uzajya uhitamo isaha yawo, noneho habemo ifunguro, isengesho n'ijambo kugira ngo mu muryango baganire, umuryango basengere hamwe, kugira ngo umuryango basangire hamwe, bizabashobora kubaka, hanyuma natwe twiyubake, twubake kiliziya, twubake igihugu cyacu, twubake n'isi yacu. Iya kabiri rero ni byose na bose mwisangira buzima. Twizera ko mwisangira buzima cyane cyane umuryango remezo ariho tuzaduhuriza izo mbaraga zacu, tubona ko twese twunze ubumwe, twabana b'Imana, duhamagariwe twese kwiyubaka no kubaka abandi, bityo dushyira imbaraga zacu hamwe mu muryango remezo ndetse no mu buvandimwe no mwisangira buzima, bizatuma twubaka kiliziya yacu, twubaka igihugu cyacu, twubaka isi yacu irusheho kuba nziza, twubake mbese ingoma y'Imana mu bantu. Murakoze. Kristo Yezu akuze bavandimwe, mwe mukurikiye umurongo wa chano yacu Paruwasi Vincent Paroti Gikondo. Nkuko mubona rero igitambo cy'Ukaristiya kirahumuje, misa yaririmbwe na korali Immaculée de Conception ndetse na korali yitiriwe umutagatifu Vincent Paroti ikora ubutumwa hano muri Paruwasi yacu ya Gikondo. Hagiye kurikiraho ubusabane bugiye guhuza abakristo ba Paruwasi yacu ya Gikondo ndetse n'abasaserdoti baduturira igitambo cy'Ukaristiya muri Paruwasi yacu ya Gikondo ndetse n'abandi bashyitsi. Un exemple nous éclaire pour que nous puissions glorifier Dieu. Inshuti bakunzi mudukurikira kuri YouTube channel Paruwasi Vincent Paroti Gikondo, nyuma y'igitambo cya misa ibirori byakomereje mu cyumba mbera byombi cya Paruwasi, salle polyvalente ya Paruwasi, ahabereye ibirori binogeye ijisho.
ni ibirori byaranzwe no kwidagadura no gusabana. Ibirori kandi byitabiriwe n'ibyiciro bitandukanye by'abakristu birimo abasaseredoti, abafurere, ababikira n'abafuratiri n'abakristu mu byiciro bitandukanye ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye za paruwasi. Babifashijwemo na orchestre Barimus yabahimbaje, yabibukije indirimbo n'imbyino za kera ndetse igezweho. Orchestre Barimus ikaba igizwe n'abajene ba paruwase ikorera muri centrale y'Umurambi Saint Paul. Orchestre ifite n'ubuhanga n'impano yo kwigisha ababishaka muzika, dore ko iherutse gufungura ishuri rya muzika. Ubwo rero ibirori byakomereje aho ngaho, buri wese agerageza kugaragaza ko yishimiye kuba afitanye isano na mugenzi we kuko bahuje umubyeyi Mutagatifu Vincent Paroti. Tubarariki rero kuzakomeza kubana natwe kandi tubashishikariza gukomeza gukora subscribe, gukora share no gutanga ibitekerezo kuri iyi YouTube yacu, mutugezaho ibyifuzo, ibitekerezo bizadufasha gukomeza kunoza ubutumwa twatangiye. Turabashimiye.